aragufata n'amaboko uraguca tiwoya tiwikura hasi ndi kumva ubugingo bwanjye buri kugenda utangira kumubuza wowe ati byihorere kugura aragufata aragukanda ntariko ko ndi kubabara arakanda maze gukanda maze ububabare bwawe arabwirengagiza. Mu miryango habamwo abantu bazirikwa ugasanga umuntu baramuzinze ntabona urubyaro, ntashobora gushaka umugore nk'abandi, ntashobora gushaka umugabo nk'abandi, arahinga ntiyeze, aracuruza, kandi ibyo byose ni ibitegano, ni imyuka mibi bamwohera. Ibyo byo nta bantu bajya babaza aho bababwira ibyo bibazo bafite. Ibintu biri kuvamo biri kugenda guca cyamaye nka tatonde cyaje yewe none ko sinzi biri gutondagira amabirava sohokera mu mano. Yesu mwiza yarasenze nukuri. Mana nyine ngabo Yesu gushimiye kugira neza kwa no kurinda kwawe, kandi kurinda kwawe Yesu niko kudutunze. Amina. Imbabazi za nizo dudutunze, tubeshejweho n'ijambo ryawe, ntabwo ari imbaraga za rubanda. Nabaye nicaye mu nzu ariko umugoroba mbese nicaye ku mashiga nenda guteka yego numva umusonga gutangiriye mu bubumba mpori bw'akaguru. Nguki mu bubumba mpori wumva umusonga urafashe gukorakora barakorakoye banjana ahantu hatatu, abaganga bose bari kuza bakamburira cyamaye. Habukiye mu gitondo baravuze bati ku munsi muze murirwa mumutera inshinge 10 ku munsi inshinge 10. Barabikoze inshinge 10 za buri munsi barabikoze biranga. Gakubita hasi ndebe mama, gakubita hasi tureba ko kaguru. Ryama nijoro yego Imana ikagusangira kwereka ibyatsi ikagusobanurira nico bivura nawe ugahaguruka ukandika. Wakwandika bya byatsi mu gitondo ukajya kubyahira ukabireba. Yego wamara kubireba ukabikoresha yego. Ntabwo nshaka ko abantu turi buze kubabwira ngo nimujye kwahira bino byatsi bivura ibi nibi, ahubwo ndagira ngo byibura umbwire nk'ibyatsi nka 3 bishobora gukoreshwa muri buno buvuzi no gusengera abantu bakabohoka bakamererwa neza. Nka 3 byibura. Hari icyatsi bita damu wanje we yaranyegereye kubera ko ari we murwaza nari mfite. Yego aranyegera aravuga ati aguhaye imiti umaze kunywa imiti biranze. None rero aho bigeze nahimana katugende twegere umukozi w'Imana. Yego agusengere, ntago ari we wa mbere arabasengeye. Agusengere turebe uko Imana yabigenza. Yego ubwo muri uko kuhagera umukozi w'Imana aransengera ndambikaho ibiganza. Ibyo bintu byo gushyuha mu mutwe byageze aho birashira. Nahavuye bishize. Reka nanone twongere tubaha ikaze aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, namwe muri mu bice bitandukanye by'isi mudukurikira mwese tubaha ikaze. Abanyarwanda by'umwihariko muri mu bihugu bitandukanye by'isi mwese tubaha ikaze kandi tubashimire cyane. Tujya tubona komanteri zanyu kandi n'ukuri muri inshuti zacu z'akadasohoka. Ibyo mukora Imana ibyagure ibihe umugisha uko bukeye nuko bwije. Abari muri kapitali y'u Rwanda Kigali mwese mugubwe neza kandi mukomere, namwe ibyo mukora Imana ibihe umugisha. Ndizera ko muguwe neza kandi turabakunda, niyo mpamvu tubazanira inkuru zitandukanye kugira ngo murusheho kumenya byinshi kandi bishobora kubagirira umumaro mu buzima bwanyu bwose bwa buri munsi. Reka mbwire ababyeyi, nimba utarazigamira umwana wawe muri Ejo Heza, waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi, kandi gufunguza konte muri Ejo Heza ukoresha telefone yawe, niyo telefone ugendana, aho ukanda akanyenyeri 50 ugashyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza. Iyo konte niyo kuzigamira abana bawe kugira ngo ubuzima bwabo bizagende neza. Murabizi ko hambere ababyeyi bajyaga babaha iminani, akaguha 8 cyangwa akaguhitaka kugira ngo nawe ejo ubuzima bwawe buzagende neza, ariko uyu munsi ni ukumurihira ishuri, ni ukumufunguriza iyo konte kugira ngo bizagende neza.
ejo he rwose hakazaba hasa neza. Niyo mpamvu ku Mwana TV tutazibagirwa na rimwe kubagira inama. Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa, bamaze gufunguza iyo konte, kandi agaciro karimo nuko iyo ushyizemo udufaranga duke duke na guverinoma y'u Rwanda hari utundi kongereraho ibintu bikagenda neza. Icyo usabwa ni ukuyifunguza kandi ukajya uyikurikira. Reka mbabwire rero ko ndi mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, ni akarere ka Musanze. Akarere ka Musanze by'umwihariko mu murenge wa Busogo. Aha niho nicaye, murabona ko ndi kumwe n'abagabo babiri. Abagabo babiri tugiye kuganira. Icyo nifuje ko tuganiraho uyu munsi, ngira ngo murabizi ko iyo turi muri buno buzima turanarwara, ariko tukagira n'uburyo dushobora kugira amahirwe yo kubona umuti cyangwa gusengerwa. Ibintu bibiri. Aba bagabo mubona hano nsanze mu murenge wa Busogo ni abakristo. Iyo mvuze abakristo bagira ngo dutandukanye umukristo n'utari umukristo. Ni abakristo. Ikindi ni uko ari n'abanyamasengesho. Abanyamasengesho, nimba ufite ikibazo runaka ushobora gusangira nabo isengesho, cyane cyane ibibazo bidashira cyangwa ngo bikire, byose baraza kubitubwira, basengana nawe cyane cyane muri ya mbaraga y'Imana, nk'uko Yesu yabikoze ku kidendezi cy'i Betesida, aho yabwiye wa murwayi ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Iyo mbaraga aba nabo bayisigiwe n'Imana. Ariko kandi buri abanyarwanda ni n'abahanga, hari n'ukuntu anabona ko nanone ukeneye ibyahirano. Reka mvuge ngo ibyahirano kuko ni bya byatsi karemano Imana yaturemeye, ashobora no kubikuvugutira nabyo babifitemo ubumenyi hamwe no gusenga nyine Imana. Reka kwanza mbanze mbakire. Ubundi mu ijambo rimwe ry'ikinyarwanda bajya bavuga ngo nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi, nagakwiye kubavuga. Ariko reka bivugire, duhere kufite mikoro abibwire, hanyuma tuze gukurikizaho uyu. Ariko nk'uko nababwiye ko ari abanyamasengesho, babanje n'ubundi bakambaza ya Mana kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza, byagenda neza. Kadusenge Imana. Mana nyir'ingabo Yesu, gushimiye kugira neza kwawe no kurinda kwawe, kandi kurinda kwawe Yesu niko kudutunze. Amina. Imbabazi zawe nizo dudutunze, tubeshejweho n'ijambo ryawe. Ntabwo ari imbaraga za rubanda, ahubwo ni imbaraga zawe Yesu. Gushimiye ko warinze mwene data kabageza hano mu murenge wa Gataraga, akagera muri 10 ry'umugaragu wawe. Ndabigushimiye ko wamurinze ukari intambwe z'ibirenge by'izina rya nirishimwe. Amen. Mana yacu kubuka ageze aha ngaha, reka tuganire ku ijambo ryawe n'imbaraga zawe. Kandi ibi ngibi bizagira umuntu, bizatuma izina ryawe ryabamara. Intsinzi yawe no gukomera kwawe bizamamara muri rubanda no ku isi yose. Amen. Aba cyane abatenza amatwi iyi televiziyo bazagubwa neza, bazagira ihumure n'imbaraga ziturutse ku Uwiteka Imana yacu. Amen. Bazicarana ituze, imibiri yabo izaba mizima, amahoro n'imbaraga bari badafite bazabihabwa n'imbaraga za Yesu. Amen. Urakoze data, bita no kubyumvishije. Reka ibyo tuganira bigira umumaro, twebwe twese tugire neza, tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Yego, namwe aho muri muvuge ngo amena, kuko ibyo avuze ni iby'agaciro ku buzima bwacu, kandi ni ko umukristo amera. Na Yesu watubanjirije muri uru rugendo rw'ubuzima mu gashyamba k'Igorogota, yihera igitsemane, murakoze, asenga kugira ngo igikombe kize kumurenga, ariko ntibyari ko. Reka noneho mutwibwire. Yego cyane, turabashimiye. Yego, muri abambere kandi murinda shikirwa. murakoze cyane. Rero amazina yanjye nitwa Kibeyi Emmanuel. Uri bazina. Rero iwacu ni hano mu murenge wa Gataraga. Yego. Dukorera umurimo w'Imana hano mu butaka Nyundo. Yego. Aho dukorera umurimo w'Imana kandi ni naho dusengera. Ni ukuvuga ngo abaje batugana bumvise inkuru nziza y'ibyo Yesu yakoze, baza badusanga nabo bakagira inyota yo kuza kuvomera aha hantu, noneho bakahakirira. Amina. Yego, byiza cyane. Nanjye nitwa Hatanyimbaze Jean Bosco, mvuka hano mu murenge wa Gataraga, akazi kanye no gusenga Imana. Yego. Nejejwe no kubona umunyamakuru wo kuri Touch TV. Yego.
Imana imuhereze umugisha. amina yego abo nibo tugiye kuganira ngira ngo mwabyumvise n'abanyamasengesho kandi kwihebera Imana ni ibintu by'agaciro murabizi ko ibihe tugezemo biragoye ariko kubana n'Imana ni umugisha. Yego dutangire gutya rero nkemara kumenya ko muri abanyamasengesho ariko mugafasha ngo n'abantu benshi noneho usibye no gusenga gusa mugafasha abantu benshi bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye. Turagira ngo wenda duhere kuri uyu nguyu udafite uruvugiro umuntiriza uruvugiro nze kongera kukubaza wowe rufate mu ntoki ntacyo bitwaye. Yego ahangaha nkimara kumenya ko muri abanyamasengesho kandi mu by'ukuri koko Imana ibatiza imbaraga mukagira ibyo muhagarika mu izina rya Yesu. Turagira ngo tumenye uyu muzi watangiye gute muhererekanye amagambo kugira ngo tubyumve neza hano kuri Touch One TV. Ukuntu ibintu byatangiye twatangiye turi itsinda ritoya riramya Imana. Yego mu mbaraga zo gusenga. Imana itwigaragarije haboneka abantu barwaraga bagahora bazezengeye cyane none natwe bikaduteraganya no gushabura twabwira Imana tuti byari bikwiriye kugira ngo uko wakoraga kera urimo gukora ubwo Yesu yakoranaga na ziriya ntumwa ze. Yego kwaravuze ati ntabwo mbasize mwenyine aho mbasigiye umufasha. Uwo mufasha azababwira ibyo ntasize mbabwiye. Yego nibitangaza bimwe ntakoze bimwe azabibakoresha umufasha. Bityo rero imbaraga z'Imana zibana natwe muri ubwo buryo zimaze kubana natwe dutangira gusenga biremera abarwayi batangira gukira abari barazezenge basubira ni humure. Imana itwigaragariza muri ubwo buryo natwe tuyikora muri ubwo buryo ntabo turabamamye bamwe baca abantu amafaranga. Yego abo turagusenya twamara gusenya amara gukira kandi ukira ako kanya ugashimira Imana mu itoro turutsemo cyangwa se aho turutse hose aho usengera hose ukashimira Imana cyangwa se byabana ngombwa ugashimira Imana naho ngaho maze gukirira. Nuko twatangiye mu buryo bwo kwamamaza Imana. Yego byiza we reka turebe ubwo no kuvuga ngo mutangiye muri itsinda rito nk'uko mubivuze rigenda ryaguka ariko noneho mugezeho muvuga ngo iyo uje tukagusengera kandi ugakira ushima Imana mu itorero urimo. Ubundi murabo muri he torero mu ijambo rimwe ubundi uze gukomeza nyuma. Itorero dusengeramo kandi dukoreramo itorero ryitwa Nazarene. Wow Nazarene. Nazarene International au Rwanda. Yego byiza cyane. Eka noneho turebe rero ibibazo baba bafite cyane cyane nk'abantu baba muri kumwe muri ubwo buzima biba byiganje mu zihe kategori n'ubuhe bwoko bwabyo. Ibibazo byinshi abantu baza bafite hari abaza bafite ibibazo by'uburwayi bw'amaguru uburwayi iki ndagira ngo mujye mugisangira mukibukiranye hano kuri Touch One bamenye hari icyo ushobora kuvuga uyakumva hari ikindi usimbutse mu byunganiraneho nta kibazo. Byose indwara zose dusengera waruhereye ku maguru. Yego amaguru ubwo ushatse kuvuga iki? Hari igihe umuntu bamutega ngo ndavuga abarozi. Yego katubavuge mu izina kuko Yesu yaduhaye ubushobozi bwo kwirukana abo bazimu. Amina. Yego hari igihe abarozi bagutega noneho ukoje urumva mu birenge harimo imisumari ugakandagira bikanga ubwo uwo muntu araza tukamusengera y'amaguru tukayakoraho byaba ari ngombwa. Yego tukaba twamuhana umuti mubona biri ngombwa. Iyo biri ngombwa reka turebe ubwo ububyimba bw'amaguru haramo njye mbona bafite amaguru yabyimbye nibyo ushaka kuvuga cyangwa hari ibindi? Yego hari abaza hari agabyimbye yego natabyimbye ariko ugakandagira bikanga ugasanga amaguru gabaye nka paralize. Ukumva ni nk'ibintu bikujomba utashobora guhina cyangwa se ngurambure. Yego ubwo icyo ni kimwe. Ibindi bazana musengera baba bafite ni nk'ibiki? Indwara zo mu mutwe uburwayi bwo mu nda. Yego indwara y'umutima n'ubundi burwayi bwose butandukanye. Ubwo burwayi bwo mu nda ndagira ngo nabwo tubusesengure turebe mu nda haba uburwayi bwinshi cyane cyane bubari nk'ubuhe. Hari uburwayi bwo kuribwa mu nda. Yego turagusenyera ugakira. Yego hari uburwayi bw'inzoka ya mibe turagusenyera ugakira. Cyo kinyagwa ko kimaze abantu ahubwo turagusenyera ugakira cyangwa se tugahereza umuti w'ibyatsi ugakira. Ubwo no kuvuga ngo muri ya mbaraga mushobora no kumenya n'ibyatsi. Yego
usibye ko byo wenda simbyita imbaraga, abanyarwanda ako kantu bakunda kukagira ko kumenya ibyatsi bishobora gufasha abantu. yego Yaha. Ye noneho ubwo turi muri ubwo burwayi bwo mu nda n'ubwo mu mutwe. kuri ubwo burwayi bwo mu nda rero hari ikindi nakunganiraho. Yego. Wenda uvuze ngo hari abahanga wenda ngo bamenya ngo imiti, twebwe umuti dutanga wo kubwo burwayi bwa amibe. Yego. Imana niyo yadusanze iduhishurira uwo muti. Oh. Kugira ngo kuko mbese cyari kimaze kuba ikibazo kiremereye cyane, abantu benshi bari kuja kwivuza ugasanga byarananiranye, ugasanga barazezengekaye, ariko Imana iza gukora icyo gitangaza. Noneho ubundi burwayi bundi tutari twakavuzeho ubwo mu mutwe. Ubwo mu mutwe ubwo si kwa kuno umuntu yirukanka ku gasozi akagenda atoragura n'ibidafatika. Wow. Yo. Nawe araza tukamusengera. Iriya yubanza ari n'imyuka mibi nubwo haba harimo n'uburozi. Cyane rwose. Ibyo byombi biba bikubiranyije. Aha. Ni imyuka mibi n'ubundi. habamo imyuka mibi n'uburozi Uwakamererwa neza ubuzima bugasubirana. ubuzima bugasubirana. Mungu wangu we. Reka dusesengure zino ndwara mubona abantu babazanira kandi mukabona zarabacogoje. Dukomeze tuzivugeho mbanze menye nyirizina ibibazo babazanira kuko abadukurikiye bo ndatekereza ari benshi. Shaka kuba ari we cyangwa ari uwo baziranye cyangwa ari uwo mu muryango we. Akavuga ati gize amahirwe mbonye abana b'Imana nzagenda nifatanye nabo. Izindi ndwara nizihe muri gutekereza nanone mufasha abantu? Izindi ndwara dufasha abantu hari inkorora. Inkorora urukuyireba. Umuntu akicara mu modoka ukumva araturutse, nimba aturutse Gisenyi akagera i Kigali wumva yo. Cyangwa se akagira n'izindi ndwara zimwe zo kuva ubudatsina nk'ababyeyi. Akava ubudatsina. Aba bantu nabo barahari wa mugani. Ariko aturutse mu bitoro baramunaniwe, kwakira abantu ibitoro byananiwe. Akavuga ati narivuje amafaranga yashizeho. Kandi ubwo byaranze. Yo. Ubu niyo dushikira. Hari n'ibyo ndibuze kugenda nibariza abadukurikiye. Yego. Mu miryango habamwo abantu bazirikwa, ugasanga umuntu baramuzinze, ntabona urubyaro, ntashobora gushaka umugore nk'abandi, ntashobora gushaka umugabo nk'abandi, arahinga ntiyeze, aracuruza kandi ibyo byose ni ibitegano, ni imyuka mibi bamwohera. Ibyo byo nta bantu bajya babaza aho bababwira ibyo bibazo bafite. Abo baraza nabo turabasenyera bigakemuka. Yego. Kuko ntabwo ari twe tubikorwa ni Yesu ukora iyo mirimo, akabigenza neza, akabahereza ihumure, ibyananiranye mu bucuruzi bwabo cyangwa se mu mihingire yabo cyangwa se mu mishakire yabo, akabishira kuri gahunda bikagenda neza, bakakicarana ihumure. Ni ukuri. Yego. Yego. Kuvuga ngo hari indirimbo Theo yaririmbye ngo Uwiringiye Imana utababarira ukubita inyatsi na karande. Yego. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi batera inyatsi. Yego. Inyatsi. Abo bantu nibo babandi bagenda bagacuruza bikanga, bahinga mu mirima ugasanga nta kintu basaruye. Abo ngabo baraza tukabasengera tukabakuraho iyo mivumo ya karande, iyo mivumo. Tutavuze ngo hari imiti turagenda dushire mu mirima yabo cyangwa se ngo tubaye bagende banywe. Twe nugusenga azwe Imana ikagenda ibyo byose kabikuraho. Reka dusubire inyuma rero, ubwo ndiho ndagenda numva ahantu nkubariza. Noneho ubwo twabonye ko musenga, ni byiza cyane, ni ibintu by'agaciro, ariko tunarebe ubusanzwe abanyarwanda benshi nk'uko nabivuze bakunze no kumenya imiti y'ikinyarwanda. Izo mbaraga zo mujya kumenya n'imiti y'ikinyarwanda mushobora kuba mwakahirira n'abantu no mu buzima busanzwe, byo byaje biti? Ibyo ni Imana yabitweretse. Twaryamye, uryama nijoro. Yego. Imana ikagusangira kwereka ibyatsi, ikagusobanurira n'ico bivura, nawe ugahaguruka ukandika. Wakwandika bya byatsi mu gitondo ukajya kubyahira ukabireba. Yego. Wamara kubireba ukabikoresha. Yego. Ntabwo nshaka ko abantu turi buze kubabwira ngo nimujye kwahira bino byatsi bivura ibi n'ibi, ahubwo ndagira ngo byibura umbwire nk'ibyatsi nka 3 bishobora gukoreshwa muri buno buvuzi no gusengera abantu bakabohoka bakamererwa neza. Nka 3 byibura. Hari icyatsi bita
umukuba nzoka sinzi niba babasha kubumenya. ubwo mpise mbyumva n'abadukurikiye wese babyumva. Icyatsi cyitwa Si ubwa mbere ariko nyumvise mu matwi yanjye. icyatsi kiravura cyane. Umukuba nzoka. Hakaba n'ikindi cyatsi bita umunkamba. Yego. Nacyo kiravura cyane. Nicyo si ubwa mbere nabwo nyumvise. Hakaba n'ikindi cyatsi bita umushengeshe. Umushengeshe. Nacyo kiravura cyane. Ni umushengeshe cyangwa mbivuze nabi? Umushengeshe Yego. kiravura cyane. Ariko hari ikindi cyatsi utavuze muri kano karere iwanyu kandi kiriganje cyane kandi gikunzwe na benshi. Ni icyatsi bita igikakarubamba. Igikakarubamba. Oya ugiye cyo nangiye kuvuga ni iyi nturusungo y'intuze nayo ngo ni kabuhariwe. Urugiye ku Yego. Nayo hari ubwo mugira mutya mukavuga ngo noneho reka tubivange n'amasengesho. Byiza cyane. Reka noneho turebe kugira ngo umuntu atere imbere n'ubukristo bwe. Yesu nimba ari ijambo ry'Imana riravuga ngo amagara mazima mu mubiri muzima. Burya kenshi hari igihe umuntu ashobora kutumva n'ijambo ry'Imana. Nabonye mufite Bibiliya ni byiza muri abakristo. Hari ukuntu umuntu ashobora no kutumva ijambo ry'Imana kuko hari ibibazo afite mu mubiri. Kandi ikintu cyiza gihari no mu nkingi zubaka igihugu cyacu, amasengesho ari mu nkingi. Ndaza kubanza kuzireba ntabeshya abanyarwanda, ariko ni imwe mu nkingi. Amasengesho ni imwe mu nkingi yubaka igihugu. Niyo nkingi ya mbere. Yego. Ni wowe uyigize iya mbere. Yego, ni ukuri, ni byiza. Noneho reka turebe abantu bafite bino bibazo kandi bikaba binazahaza n'igihugu, kuko nimba abantu barwaye n'imikorere yabo iba ari ntayo. Ndagira ngo tugana ku musozo, ni iyihe message mwaha abantu bafite ibibazo ariko rimwe na rimwe ugasanga bari muri bya byiciro twita abapagani badashaka no gusenga? Akavuga ati jewe nzashaka ubundi buryo nibyanga mpfe sinzajya gusenga. Ndagira ngo utange message nawe atange message, tugaruke dukrozinga ibyo twariho tuganira. Mu magambo make ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bashakiye ubuzima aho butari, kuko Yesu yabwiye barya badamu baje kureba aho yari aryamye, akababwira ati ni kuki mwaje gushakira abazima mu bapfuye? Marayika niwe wabwiraga abo badamu. Yego. Nawe ubu ngubu rero hari abantu bagiye bashakira ubuzima aho batakwiriye kubushakira. Icyo nabakangurira rero ni uko batugana tukafatanya gusenga Imana, tukinginga Imana, dore ko ariyo ishoboye byose. Yego, nuko noneho bagakira bwa burwayi bafite, bagakira bya bibazo bafite, ndetse na bya bindi bita ngo ni ubukene. Yesu afite amafaranga. Yego. Yesu afite ibyo kurya. Yesu afite ibyo kwambara. Ngo ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru byose ni ibye. Ukuri ni ukuri. Ngo rero baza kuri Yesu bagakira bya bindi bibi byari bibabangamiye, ahasigaye bakagira ubuzima bwiza, nk'uko yavuze ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Yego. Kandi noneho yego icyo nakongera kuri abo bantu, yego, nabashishikariza kugira ngo bagire ibyiringiro by'Imana. Amina. Yesu nashinga ibirindiro n'ibyiringiro muri bo, yego, bakamushikamishaho umutima, yego, azahindura imibereho yabo ya buri munsi. Icyerekezo cyabo kizahinduka, kubera ko natwe twabayeho dufite ubuzima bubi cyane, yego, ariko tumwegereye ahindura imibereho y'ubuzima bwacu. Ubu turimo guhamya Yesu n'imbaraga n'ibitangaza no kugira neza kwa Yesu. Yego. Ntitwagiraga ishikizo, ntitwagiraga naho gutura. Yego bambi. Naho gutura bitunuka ari umugira neza. Amina. Imbaraga za Yesu rero nizo zidutunze. Yego. Dutunzwe n'imbabazi ze, none tugakangura abantu kugira ngo bamwiringira, mwizere, ahindura imibereho yabo ya buri munsi. Yego. Bazagira amahoro mu ngo zabo, bazagira imigisha mu byo bazakora byose. Yego. Deje bazagira n'ubuzima bwiza. Yego. Kubera ko baza batunze Yesu mu buzima bwabo. Icyo nicyo kintu cya mbere gifite umumaro kuruta ibindi byose nabakangurira. Yego. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo hano muri Yeremiya ibice 17 ku murongo wa 7. Yego. Ni ijambo ryiza wasanga rivuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Amina. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi kigashora imizi yacu mu mazi. Yego. Naho izuba ryavubunga niki, ntabwo icyo giti kizuma, ahubwo ibibabi by'icyo giti bizahora n'itoto. Amina. Kandi bigene neza cyane. Yeza cyane. Iryo jambo rishatse gusobanura ikirere. Kwiringira Uwiteka Imana yacu bifite umumaro udasanzwe. Yego. Kwiringira Imana bifite agaciro. Uvuga ngo
naho yagera mu bibazo cyangwa ibigeragezo azakomezwa na jambo ry'Imana, azakomezwa na Yesu yiringiye. Yego. Ibyo byiringiro bizatuma akomeza gushikama no gukomera. Ibibazo azabireba nk'atari ibibazo kandi ari ibibazo biriho. Yego. Imana izakomeza gucogoza umusonga w'ibibazo, yicarane ihumure, abireba nk'aho bitigeze biba kubera ko Imana yamuhumurije kubera bya byiringiro. Yego. Imana cyabwa icyubahiro. ibintu biri kuvamo biri kugenda guca cyamaye nka data wambyaye. yewe none ko sinzi biri gutondagiramo biravamo birasohokera mu mano. Yesu mwiza. Yarasenze ni ukuri. Yarasenze n'Imana irabyumva. None kuri kugufata aragufata n'amaboko uraguca. Ndiwoya ndiwikura hasi ndikumva ubugingo bwanjye buri kugenda. Utangira kumubuza wowe. Ati byihorere kugura aragufata aragukanda ntariko ko ndi kubabara. Arakanda maze ukanda maze afu. Ububabare bwawe arabwirengagiza. Arabwirengagiza. Nabaye nicaye mu nzu ariko umugoroba. Mbese nicaye ku mashiga nenda guteka. Yego mva umusonga gutangiriye mu bubumba mpori bw'akaguru. Nguki? Mu bubumba mpori. Wumva umusonga urafashe. Gukorakora barakorakoye banjana ahantu hatatu. Abaganga bose bari kuza bakamburira. Cyamaye. Habukiye mu gitondo baravuze bati ku munsi muzamurirwa mu mutera inshinge 10 ku munsi inshinge 10. Barabikoze. Inshinge 10 za buri munsi. Za buri munsi barabikoze. Biranga. Gakubita hasi ndebe mama, gakubita hasi tureba ako kaguru. Dore. Izinda ryanje mbese bakunze kumpamagara bakarimenya. Kandi riri no mu gitabo mu gihugu. Yego. Nitwa Nyiramvubuhingi iri kirisitu nabatizwe nitwa Tasiyana. Tasiyana. Ese ufite imyaka ingahe mama wanjye? Ko 70 hageze. Warariye cyane. Narariye nukuri. Kera ibintu bikibaho usibye ubu ngubu bisigaye bigoye. Yego. Mama rero ngeze hano namenye ko wigeze kurwara ariko aba bavandimwe bagasenga ukamererwa neza uyu munsi ngo urashima Imana. Ndi gushima Imana nukuri. Ubundi byari bimeze gute? Nari merewe nabi cyane numvaga nihebye ko ntazigera ngira. Wari warwaye iki? Byari byatewe n'iki? Nabaye nicaye mu nzu ariko umugoroba. Ariko malaria yo yamanje kumfata. Wari warabanje kurwara malaria? Yego. Ariko kumfasha simbere mu rugo nkanakomeza nkaja mu kazi. Niyo habaye ku mugoroba ntashe ngiye kumva numva mbese nicaye ku mashiga nenda guteka. Yego mva numva umusonga gutangiriye mu bubumba mpori bw'akaguru. Nguki? Mu bubumba mpori. Wumva umusonga urafashe? Umusonga gurafata ukageza no mu mutwe. Mbese ndavuga nti si bibimbayeho ni ibiki. Yego. Imana ndiguna munsi rwose wagarara ndikumva biri kunyobera. Ese ubwo n'ingono narayirese mbitanja mu buriri. Ako kanya uhita ujya kwiryamira ibyo guteka biba birahagaze. N'ibiryo sinabiriye. Uretse ko arakana tubanaga karaje gasanga nageze mu buriri. Karambwiye kati si mama ubaye ndeka ndorera kandi kari kurangira. Uri uribwa n'ubwo ngubwo? Ndi mu buriri kana kahise kigira mu buriri bwako nako nagasore. Nakuzukuru kanje kararyamye kumva ati singwara ya kwitabaga guca none kaba yawa byarenze kwemerane iki. Ndeka ndi n'umusonga gwaturutse mu kuguru ngiye kuziko. Tiko none guru kugeza no mu mutwe. Ese bwarakeye mu gitondo naraye ndi gutaka cyane. Ese baranteruye ako kana karanteruye kangeza aho ngaho muhagaze. Yego. Ubuteguka. Abaje bose bagatangara Ngiye kubona mbona neneho kubaye ngicyo kibuye ngibyo bibuye byegetse aho ngaho. Aho hasi by'amashiga. Nabasha no kugira ngo bakwegurane nimugukoreho. Ese ubwo dumvishe bibaye bafata moto. Bafata moto. Barayihamagaje ako kanya iraza. Banterurira hano muri ino mbuga. Yego. Umwe yagiye imbere, umwe yagiye inyuma yanje, njewe shoferi
ndamukomeza kuko nanjye utuboko two twari tuzima. Ubwo yaranjanye niyanjanye ariko yangejeje yo numva sinzi niyonda. Ubwo ugiye kwa muganga ndabyumva. Nja kwa muganga. Kwa muganga bampaye imiti biranga. Ubwo wamaze igihe kingana cyo ufata iyo miti yo kwa muganga? Narangije mu minsi 2 nta kigabanyukaho umusonga nari rwagundi. Nta kindi bakoreshe bahamagaye ambulance. Ambulance yaraje ari mu gitondo iraziranjana ingeza mu gicokora baramvuga. Kugeza abaganga baranyakira. Mu Ruhengeri? Mu Ruhengeri. Cyamaye nka data. Abaganga baranyakira bwangu. Ati si mukecuru kukuguru ntabwo nta gati kakweshe ntako rwose. Nta no gutsikana ntibishoboka. Byaje ari ku kagoroba ngiye kwicara kuzika. None murebe ukuntu bimeze. Ubwo turi kwa muganga barakorakoye wahamaze igihe kingana iki? Gukorakora barakorakoye banjana ahantu hatatu abaganga bose bari kuza bakamburira. Cyamaye. Nta kindi byakoze baravuze bati mu mujane kubanshira mu kagare banjana ku gitanda. Igitanda narahageze. Ubwo baguhaye ibitaro rero ndabyumva. Bampaye ibitaro. Cyamaye. Rambi binini. Birawaye. Habikiye mu gitondo baravuze bati ku munsi muze murirwa mumuteye inshinge 10 ku munsi inshinge 10. Barabikoze. Inshinge 10 za buri munsi. Za buri munsi barabikoze. Biranga. Batahubwo mbese abana banje batahubwo no ndagiye kugwamo n'ukuguru kandi bagiye kuzaguca nta n'ingwara bari kubonamo. Ko nta n'ingwara babonagamo. Bati si tuzabaga duturukije kuki ko nta ngwara turi kureba muri uku kuguru kumeze guca. Nka data. Abana bahisemo kungira imigambi bati hubwo uzavuge ngo urakize twe tuguteruyemo tukujane tuje kukwivuriza mu rugo. Tukwirwaririze mu rugo tumenye ngo urapfuye cyangwa urakize. Ubwo barabikoze ndabemerera. Ubwo bongeye kumfatira imodoka ariko bananteruye kuko bankuyemo bwije. Angejeje ku muhanda babonye imodoka banteruriramo ndazi. Ngejeje mu Gataraga bongeye kumbi moto nongera ngeza hano. Naraje ndaryama. Uwo niho bwakeye mu gitondo. Araza afata amashengesho. Yego. Yaraza afata kuko kuguru. None kuri kugufata. Aragufata. N'amaboko uraguca. Tiwoya. Tiwikura hasi ndikumva ubugingo bwanje buri kugenda. Utangira kumubuza wowe. Ati byihorere. Kugura aragufata aragukanda ntariko ko ndi kubabara. Arakanda maze gukanda maze afu. Ububabare bwawe arabwirengagiza. Arabwirengagiza. Arangize ariko gukanda ari gusenga cyane. Akanda ari gusenga cyane nukuri yarasenze nukuri. Yarasenze n'Imana irabyumva. Nta kindi yakoresha yazanye imiti y'Imana yamuhaye yamweretse. Ubwo yazanye n'ibiti by'ibyahirano. Oya. Yazanye umuti nyamuti kugaragara ntari byahirano. Yego. Yazanye umuti kugaragara gwitwa nk'amavuta rwose. Umuti gusiga hari mu gusenga. Ngiye kumva nkaza ndumva ibintu biri kuvamo biri kugenda guca. Ngo iki? Kumva ibintu biri kuvamo biri kugenda guca. Cyamaye nka data wambyaye. Yewe. None ko sinzi biri gutondagira biravamo birasohokera mu mano. Yesu mwiza. Utangiye kumva wumva ibintu biravamo bigenda. Nkumva biri kuvamo biri guca mu mano biri kugenda ndambirije. Neneho Yesu we urakora pe. Habaye ku mugoroba arongera ataha kiri kare arongera azana kwa kugura aho njyamye mu buriri. Arongera aragufata arongera akora kuri kwa kugura hamagara Imana irazana ukuri. Arongera arasa. Neri Imana icyubahiro, Neri Imana icyubahiro. Imisongo amusonga gwageraga mu mutwe guruku. Amina. Maze ndavuga ndi mwa Imana yagushikiye yarakoze. Bari kumubwira. Abari kumubwira. Umaze iminsi ngahe rero? Ningahe wamaze ugahita wumva ukize rwose? Yahamagaye Imana inshuro 3. Yesu numva bivuyemo. Ariko abaganga bari barananiwe. Bari barananiwe nukuri. Ntacyo bari baramariye. Ntabwo hari hake bakazaguca. Nta giti cyanyishe kandi nta n'igisebe bari kuhareba. None uburakira warakize. Umusonga gwavuyemo. Ngo iki? Umusonga gwavuyemo uretse umugongo gusa guri kubita
atatumije ntambuka ngo gakubite hasi ndebe mama, gakubite hasi turebe ako kaguru. dore ariko ntabwo nakabikinishije. Nukuri? Nukuri Yesu mwiza we. Oh. Ngaya amashimwe rero. Ubu umeze neza. Hashize igihe kingana iki? Hashize igihe kingana iki ugereranije? Mvuye mu bitaro. Uvuye mbese usa naho ukize ukumva umeze neza uyu munsi ugasubira mu dukorwa twawe twa buri munsi. Ewe, ntabwo nari nava mu rugo kubera ko umugongo nawo mbese ubwenge. Nawo warahagendeye. Ubwenge bwanje busa n'ubwe bwaratakaye kuko numvaga akanje karanje. Kandi uranakuze nibyo, myaka 70 nibyo. Mbese ubwo abikoze muri iyo minsi ko ari 3. Dore tiro nasinzi. Ubwenge bwagarutse. Umva n'ubwenge bwanje buri kugaruka. Amina. Kanzanira nico kurya kingwi. Ibaze nukuri yaranakugaburiye. Akangabura ico nshaka. Ariko mana Imana imuha umugisha. Mama turagushimiye kandi ufashije benshi. Nukuri. Yego. Ntabwo yamfashe nabi nukuri. Byiza cyane. Imana ikomeze igushyigikire n'ubundi ikomeze ikuhe n'ubuzima bwawe. Uzisazire neza kandi uzasaza udashonje mu byeyi. Nawe rwose Imana izamushimire cyane. Yego. Shishwe byaravuye n'ugundi mubiri guri kuza. Ubwo no kuvuga ngo nimba niyo mbyumva neza nundi mubiri uri huza. N'ugundi mubiri gwaje. Teka da? N'ugundi mubiri gwaje nukuri. Nuko nahoze mu mucucu ndimo gukora uturimana mu nzu. N'ugundi mubiri gwaje. Imana yaragukijije rero mubyeyi nuko uyisenga mpaka uvuye muri nosi. Yego. Yewe Imana irahari. Nduvanga Imana ntihari sinzi ya. Uyu mubyeyi aduhaye ubuhamya bw'uburwayi yari afite, yatubwiye inzira yaciyemo ajya kwa muganga. Baragerageza nyine nkuko bashoboye nk'abaganga kandi babyize babifitiye n'impamyabumenyi, ntibyakunda. Abana be bafata icyemezo ati mama agomba kujya mu rugo. Niko byagenze, ariko nyuma yabwo yarasengewe. Imana ikora igitangaza arakira. Mwabonye uko ameze nta kibazo, kandi mwabonye ko ari umubyeyi ufite ukuri kuri hejuru y'ukuri. Tugeze nanone kuri uyu muvandimwe, nawe hari ubundi buhamya ashobora kubaha aho mwaba muri namwe mugahumurizwa, kuko ibihe tugezemo ni ibihe bikomeye, ariko iyo umwe hari ubuzima yaciyemo akabuvamo ashobora kuguhumuriza nawe ukagira icyizere ko ejo bizagenda neza. Reka nawe yiyegereza uruvugiro nk'uko narwiyegereje, twibwira amazina hanyuma duha ubuhamya gato. Ntabwo ari ngombwa ko tujya kuvuga ibigwi byose by'ubuzima yaciyemo. Turakwakiriye. Nitwa Mbonigaba Alexandre. Yego. Ubuhamya bw'ibyambayeho. Nje ubwanjye nararwaye. Mu kurwara kwanjye ndwara ibintu mu mutwe nkumva ameze ukuntu umutwe ushyuhiranye cyane. Nuko gushyuha negereye umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana aransengera ndambikaho ibiganza. Ibyo bintu byo gushyuha mu mutwe byageze aho birashira. Nahavuye bishize. Ni ukuvuga ngo nimba mbyumva neza, umuntu ashobora kumva ubushyuhe busanzwe nk'uko wakora urugendo ugashyuhirana, ariko turagira ngo twumve itandukaniro ryo gushyuha mu mutwe. Wenda n'urwo rugero ntanzi. Warashyuha gukumva ese ni nka kwa kundi bafashe nk'ikiganza bakakirambika mu mazi yabize. Warashyuha gukazana icyokere ku mubiri, wumva gumeze gute kugira ngo basobanukirwe neza? Gushyuha kwanjye. Yego. Numvaga ubwonko butarimo gukora neza, nkumva ibintu by'amajwi. Ukumva busa naho bwagize ihungabana. Nkumva harimo amajwi menshi y'ibintu byinshi bitandukanye. Yego. Ubwo ayo majwi yose yaragiye arashira. Avamo. Yego. Ngubu nta kintu cy'isereri cyangwa cyose nkigiramo. Wari wabanje kujya kwa muganga usanzwe w'uruzungu, byakubayeho ugerayo? Narayinyoye. Yego. Biranga. Biranga. Ubwo wayinyweye nk'igihe kingana iki? Nk'icyumweru cyose.
ukomeza kumva byanze. byanze cyane. Araza rero duha urugendo rw'ukuntu yaje, wenda tunabisorezaho, nimba ari we wagiye kumureba, nimba ari we waje, byagenze gute kugira ngo uze kumva ko icyo gihe uri kumva byahise bihinduka. Mudamu wanjye we yaranyegereye kubera ko ari we murwaza nari mfite. Yego. Aranyegera aravuga ati waguhaye imiti, umaze kunywa imiti biranze, none rero aho bigeze naho Imana katugende twegere umukozi w'Imana. Yego. Agusengere, ntago ari we wa mbere arabasengeye. Agusengere turebe uko Imana yabigenza. Yego. Ubwo muri uko kuhagera baransengera. muri uko kunsengera natashye mfite ihumure. Uwo munsi wagiye? Uwo munsi nagiye. Iryo humure ryagize gute, ibyitwa urusaku rwose numvaga mu matwi no mu mutwe, wa mutwe ushyuha, nkumva ubwonko busa nkaho butari gukora neza. Byose birarangira? Byose byahise birangira. Imana ni nziza kweri. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo wongeye gufata umuti, byahise birangira? Nta miti yindi nongeye gufata. Ubu hashize nk'igihe kingana iki nyuma yo kuba bamaze kugusengera? Ni mu kwa karindwi, icyo gihe kuri 26. None turi mu kwezi kwa gatatu, ubwo ni umwaka ushize? Ni umwaka ushize. Imana ishimwe. Ngira ngo barabyumvise, kandi ntekereza ko nyine burya ubuhamya ni ikintu gikomeye cyane. Katukwifurize n'ubundi gukomeza ukamererwa neza, n'ibyo ukora byose Imana ijye ibiha umugisha. Amen. Ihabwe icyubahiro Imana yacu. Ni ukuri ndanabashimiye, ngira ngo abadukurikiye kuri Touch One TV, badukurikiye ku Mwana TV, ndatekereza babona ko muri imfura kandi zamenye Imana. Ikindi ni uko mubahaye ihumure. Nta kintu cyiza nko kubona ukubwira ngo komera, uri kumwe n'Imana. Ibibazo abantu bafite byo ni byinshi, ntimwabirangiza, namwe muri abantu, ariko hari uruhengekero. Ndatekereza rero benshi barifuza gukira ibibazo byose mwavuze, hari n'ibyo mutavuze ndabitekereza. Ariko bibaye byiza, hari ushobora kukubona kuri televiziyo, ariko wagize amahirwe akabonaho nimero yawe ya telefone, yaguhamagara mugasangira ibyo byiza, izo ngorane afite ukamufasha, yambaraga wahawe ukamuruhura, nawe akagubwa neza. Niyo mpamvu ngira ngo muduhe nimero, aba ari wowe ari nawe, kugira ngo abadukurikiye nabo bazagubwe neza. Nitwa Hatanyimbaza Jean Bosco nkuko nababwiye. Yego. Kaze kanye no gusenga Imana. Amina nukuri. Kandi nkabasha kugira ngo mfashe abantu bose bafite ibibazo kurikije imbaraga Imana yampaye. Yego. Inyure mu gusenga Imana. Kinyiga Yesu kugira ngo abafashe, ntabwo njye abafasha bone Yesu nakunyiga akagira gute akabafasha. Akora ko imbaraga nize ntabwo ari zanje. Nimero yanjye ni ngiye rero 078 48 59 73 6. Nabahereza ni Tigo. Yego. 072 8 55 392. Izo ngeze. Yego. Reka nawe uduhe nimero ya telefone dusoze. Nimero yanjye ya telefone ni 078 74 36 77 6. Amazina nkuko nayababwiye ni Kideyi Emmanuel, bakunda kunyita KM. KM barabihina. Barabihina. Yego. Reka mbashimire, tubifurize amagara mazima, babaganirije byinshi, bababwiye ko ari abakristo kandi bamenye Imana. Imana yabahaye umugisha wo kugira ngo bahumurize abababaye. Niyo mpamvu namwe mushobora kubagana. Gusa icyo wenda ntekereza ni kimwe, nuko nubagana uzabona umugisha. Uzabona umugisha ku byo wifuza, kandi ubuzima bwawe nanone buzagarukana ihumure. Abafite indwara zitandukanye, mushobora kubahamagara kuri nimero zabo bazibahaye, ukababwira ikibazo ufite, mukaganira akagufasha. Reka mbashimire,
kandi ni ukuri uruhare rwanyu n'umwanya muba muduhaye muri kino kiganiro bari uw'agaciro. Guhitamo televiziyo zose ziri muri kino gihugu ariko ugahitamo twe ni iby'agaciro. Imana iguha umugisha. Nitwa Emmanuel Kanani, amahoro y'Imana abane namwe. turagushimye Uwiteka Nyiringabo, tugushimiye ikiganiro ciza dukoze Mwami Imana yacu, tugushima kubw'ibitangaza wakoze, kandi Mwami Imana yacu tugushimira umunyamakuru watwoherereje kugira ngo tubashe kuganira ku mbaraga zawe n'ibitangaza n'imirimo ukora. Mwami Imana yacu ushimwe kandi uhabwe icubahiro. Ngaho uhumugisha abakurikiye Touch TV, uhumugisha Mwami Imana yacu abakunda ibiganiro bya Touch TV, kandi Mwami Imana yacu uhumugisha Data wa twese uri mu ijuru abakunda gusenga, abakunda ijambo ryawe, kandi Data wa twese uri mu ijuru tunakwinginga kugira ngo uhe kugira ngo ubwoko bwawe witoranira ishanga wirongeye nabo babashe gusobanukirwa kandi bamenye neza ijambo ryawe kandi basobanukirwe naryo. Ngo ngwino bane natwe utugirire neza, abarwayi ubakize, abafite ibibazo ubikemure, kandi Imana yacu urinde n'igihugu cacu, abayobozi ubagirire neza, ubahe imbaraga n'ubwenge, kandi Imana yacu bakomereze mu mbaraga zawe, ubahe kugira ngo bayobore neza nk'uko wabatoranije gukora uyu murimo. Ngaho bana natwe utugirire neza, turinde kandi uturengere. Ibyo byose tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.